ese waba ukeneye ko amakuba akugeraho kugira ngo ubashe guhinduka? ba bantu babona ibintu bikomeye akari batangira gushakisha hirya no hino kugira ngo bahinduke cyangwa se bakemure ibibazo bibajeho, mbafitiye ubutumwa uyu munsi. Ese ndamutse nkubwiye ko impamvu abantu benshi cyane bagirwaho n'ibintu bikomeye cyane n'ibyago iyo bari mu makuba, ntabwo ari ukubera ko ayo makuba akomeye cyane, ahubwo nuko baba batarabyiteguye mbere y'igihe. Ntabwo baba barabyiteguye, baba baribereye aho ngaho bagatera agati mu ryinyo ntibabyitegure. Dore ukuri rero gukomeza amakuba cyangwa ibibazo ntago bikugeraho gutya gusa ngo uhite urangira uwo mwanya, ahubwo byerekana uwo uri we, uko utekereza, uko wabyiteguye, uko uteye. Iyo bimaze kwerekana rero, niyo mpamvu ubona ko byarenze igaruriro kugira ngo ubikumire, kugira ngo ubikemure. Niyo mpamvu bigorana. Akubwira nti rero ntabwo uhaguruka cyangwa ugira imbaraga mu bihe bikomeye cyane mu magorwa, ahubwo ugwa hahandi witeguriye. Bivuze iki? Kumwe witeguye nyine nibyo bikugaragaza, ukaba ari ugwa kubera ko utiteguye neza. Niyo mpamvu abantu bagira ubwoba, bamwe bakitera icyizere bakagwa, noneho ahubwo bagafata n'imyanzuro cyangwa se ibitekerezo bidafashije bibi, bagasanga nyine bari mu bibazo kandi barakomeye kuba bariteguye mbere. Kubera iki? Kubera ko bategereje igihe kinini kugira ngo inkubi y'umuyaga ize, nimara kuza rero akaba aribwo batangira kubaka ihema ryabo. Biba byaratinze. Abantu rero bakomeye b'abanyabwenge babigenza gute? Batangira kwitegura ibintu bimeze neza, ibintu bucece nabo bakitegura bacecetse, noneho byazaza bigasanga barutare. Katubyinjiremo rero, katubyinjiremo nkakubwira nti banza ukandeho like kugira ngo ubutumwa bukwire ku bantu benshi, noneho bitegure nawe babere muri koko ubasangiza ubutumwa. Nabakomeje kwiyandikisha, nkaba mbashimiye cyane, ni iby'agaciro. Subscribe now, mwiyandikishe mwese, kuko nzi neza ko izi nkuru zizajya zivana abantu mu mwijima zikabakomeza cyane. Ubu rero hari abantu babiri muri kureba cyangwa muri kumva ubutumwa. Abantu bari kugenda biyubaka bucece, n'abandi bari kuvuga nzaba mbikora ejo, haracyari igihe. Iyo amakuba aje ibibazo bikaza, kuko tuzi ko azaza byanze bikunze, abantu bamwe bazashyirwa hejuru, bazazamuka, mu gihe abandi bazazima. Ibi bizagira wenda nk'ingaruka ku mafaranga yawe, imitekerereze yawe, umubano n'imibanire n'abandi, cyangwa se n'ejo hawe hazaza. Abantu bitegura buhoro buhoro, niyo mpamvu uzabona bagiye hejuru y'abandi kandi noneho bakarenga ubwoba kure. Abantu bitoje nibo bazazamuka, mu gihe abandi bakonje, babandi nyine wenda bigaragaza bakamera gutya na gutya, ariko ibihe nibikomera bazabura. Hazamuke babandi bagiye bitegura bucece. Amakuba ari imbere, amakuba azaza, ntabwo uzaba umuntu ukomeye gusa, ahubwo uzagaragara uwo uri we uyu munsi. Nibwo abantu benshi bazagaragara. Katurebe rero, ubwenge bwa muntu, imyumvire ya muntu yateguwe kujya mu mudendezo gusa, bakubwira ngo ibintu ni sawa, ibintu bimeze neza, cyangwa se wihangane, witonde, umere gutya. No, nta kintu na kimwe kiri hagati muri ibyo byose. Ahubwo iyo ushaka kwirinda ibihe bikomeye cyane ko bizakugiraho ingaruka zikomeye cyane, ugomba gutangira kubyitegura ubu ngubu. Noneho ubwonko bwawe, imitekerereze yawe ikaba ready, yiteguye kuba yarenga ibyo bibazo n'ibizazane bitari byaza, aho kugira ngo uzajye kurwana nabyo byaraje. Reka mbigusubiremo. Ugomba gushyira mu bwenge bwawe ko ibyo bibazo wamaze kwiga uko uzabicika, aho kugira ngo uzahangane nabyo kugira ngo uzabone uko ubivamo. Turebe rero, iyo haje amakuba
nta mahitamo uba ufite. Amakuba iyo yaje ntabwo uba ufite amahitamo na make, kubera ko uba ugomba gufata umwanzuro w'ako kanya. Iyo rero utabyiteguye, iyo bigeze noneho hamwe nyine amakuba kuri hejuru, uzasubiza nyine ibikujemo uwo mwanya utiteguye. Ni ukuvuga ngo ugomba guhozaho wiyubaka mbere y'uko ayo makuba agaragara. Mu gihe ataragaragara ukitegura, noneho yazaza agasanga wariteguye. Ntabwo rero ushobora kubibona ngo ubone imyumvire yawe, ibitekerezo byawe ngo birebeshe amaso, ahubwo weho ugomba kubyubaka buhoro nubwo utabibona, ariko noneho bikagenda bikomera gahoro. Reka nguhe urugero. Abantu babiri wenda nk'iyo babuze akazi, umwe arahangayika cyane, ariko undi agahita avuga ati uyu munsi mfite umugambi wo kubisohokamo ibintu. Bafite ibibazo bingana bihuye uwo mwanya, ariko kwitegura kuratandukanye. Ibyo wamenyereye gukora, nk'urugero nanone, bizaba ibyo uzakora ejo. Tuvuge ibyo uri kwitegurira uyu munsi, ibyo wamenyereye, nibyo uzakoresha witabara cyangwa se wirwanaho ejo hazaza. Ntabwo ibisubizo byawe ugomba kubitekereza cyangwa kubibona umwanya uri mu makuba, ahubwo bihita byerekana ukuntu witeguye, ibyo wize, ibyo washyize mu mutwe, noneho kugira ngo nibiza noneho bizasange bya bintu bikurimo ari byo uzasohora bigukingire. Turebe rero ukuri abantu benshi batitaho. Umunsi ku munsi, umunsi tubaho ni nk'imyitozo tuba turi mu buzima. Nubwo bwose utabyitaho cyangwa se ngo ubitekereze ko ari byo urimo. Reka turebe rero ibyo abantu benshi bitiranya cyangwa se batumva neza. Abantu benshi bibwira ko amagorwa ko agira abantu bakomeye, ariko ntabwo ariko bimeze. Byandi batubwira ngo amagorwa uzayacamo umere nk'icyuma, uvemo umeze nk'icyuma gikomeye cyane. Ntabwo ariko bimeze, ahubwo ya makuba yerekana ingufu zawe wagiye wubaka. Niyo mpamvu abantu bamwe bareba bakavuga bati uriya muntu arakomeye ku mubiri, mu bintu bikomeye. Ntabwo ari uko bimeze, ahubwo ni ibintu aba yaritoje igihe kirekire. Ntabwo ibi ngibi rero uvuga ngo birahabanye, ahubwo mu minsi tubona yoroshye, niyo mpamvu ariyo minsi bikomeye, kubera ko benshi baravuga bati ibintu byose bimeze neza, ntibitegure nyine. Iyo minsi niyo mibi rero, kubera ko kwa kugwa hashashe kukwereka yuko ibintu byose ari bizima, ntugere na rimwe utekereza ku bihe bikomeye bizaza imbere. Ariko igihe nyacyo iyo kigeze, abantu benshi barabura iyo amakuba aje. Iyo abantu rero bimereye neza ari mu mudendezo, ba bandi bakomeye baba bari kwitegura, bapanga uko amakuba naza uko bizagenda. Urabyumva? Atari kubera ngo bafite ubwoba, ahubwo bo bamaze gusobanukirwa, bumvise uko ubuzima buteye. Turebe rero, turebe uko kuri ugomba kumva uyu munsi, ukakwemera uko byanze bikunze. Ntabwo ugomba gutegereza ngo uzabe umuntu ukomeye cyane haje amakuba. Ukomera kugira ngo amakuba naza ntazaguhungabanye. Bigira akamenyero, ufate ingamba mu gihe ibintu bigaragara ko byoroshye. Mu gihe abantu bavuga ngo ibintu byose bimeze neza, aba ari uko wiyubaka, ufata ingamba, uvuga uti ibintu nakubaka bigomba kuba bimeze gute kugira ngo amakuba naza azasanga imeze neza. Ubwonko bwawe bwigishe, ubugerageze mbere y'uko ibintu biba, n'ibizaza kuba bizasanga witeguye, kuko bya bihe nibiza ntabwo bizaguteguza, ahubwo bizerekana uko abantu bateye. Kamubaza ikibazo rero nkubaza uyu munsi cyoroshye cyane. Urimo uritegura, witeguye ibintu biri kuza imbere mu minsi ize,
mu minsi ije, cyangwa se witeguye kuzagaragazwa uwo uri we? Ibyo bintu ni biza. Reka nkwereke rero ibyo wavanamo uyu munsi mbere yo gusohokamo. Nanakubwira nti niba twabanye ongera ukandeho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, nawe mwiyandikishije birangaragaza ko umunyote ukura amanywa nijoro. Subscribe nawe utarasubscribe, kuko uku kuri kugomba kubohora imbohe. Dore isomo rero uvanamo uyu munsi. Abantu benshi bagenda basubiramo ibibazo n'ibizazane bagiye bahura nabyo, byagenda bavuga amateka yisubiramo, amakosa bakoze niyo basubiramo iteka, ukwezi, icyumweru, umunsi, umwaka ugahita undi ugataha. Bategereza yuko ibizazane n'amakuba biza ngo mbere yuko ubona guhinduka. Ibihugu biragwa, imiryango irasenyuka, abantu baraneshwa, atari uko ibimenyetso bitagaragaye, ahubwo kubera ko batindije kwitegura kwabo babiterera iyo ngiyo. Ntabwo imbaraga zubakwa huti mu bihe by'ibizazane, ahubwo nibwo byigaragaza, abantu nabo bakagaragara. Abantu baramutse babyumvise byimbitse, bagira disipurine ikomeye cyane. Noneho bya bindi byo kwiterera agati mu ryinyo nabyo bakavuga aha ntawamenya, reka twitegura. Ahubwo niyo mpamvu ejo hazaza ntabwo ari aho abantu bavuga ngo bazi ubwenge ngo cyangwa se bakomeye. Bishoboka buri wese yaba afite ejo hazaza mu kiganza, ahubwo ejo hazaza ni aho abantu biteguye neza. Kandi reba ikibabaje n'igikomeye muri ibi bintu rero, abantu benshi babimenya cyangwa se babibona byaratinze, bagatangira bavuga ngo iyo mbimenya. Ntuzabe muri abo ngabo bavuga ngo iyo mbimenya, ahubwo bimenye ubu ngubu mu gihe ibintu bituje bisa nk'ibituje, witegure. Noneho ayo makuba naza azinjira mu isi yose azasange wugaye, umeze neza, ukomeye, wariteguye. Mwe twabanye rero nkambashimira none, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, toda raba, tov me.